economy y'igihugu cy'u Rwanda ya collapsinze completely. No kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu cyari gikennye cyane muhumuza. Ibi ngibi iyo mbivuga ntabwo abantu bashobora kubyumva kuko ibi byo narabibonye. Umva, nzu u Rwanda rufite kaburimbo itageze ku kilometero, u Rwanda rwose kaburimbo utateranya imihanda irimo kaburimbo ngo bigere ku kilometero kimwe. Ubwo iyo yari iri kugira ngo abantu kaburimbo yaheraga hariya kuri rompu yo mu mujyi, hariya hari ikintu cyavute uvuye mu Muhima neza ukigera hariya kuri rompu. Reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikiye ibiganiro byacu hano kuri YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda dukunda ID. Jyewe ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Twinjiye mu kiganiro cya none itariki 4 Nyakanga cyangwa se z'ukwezi kwa 7 buri mwaka, n'umunsi ufite amateka akomeye ku Rwanda, umunsi wibutsa ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'insinzi y'urugamba rwo kubohora igihugu. Kuri iyi nshuro u Rwanda rugiye kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 32. Ni umwanya wo kuzirikana aho u Rwanda rwavuye, urugendo rw'ubumwe n'iterambere rwanyuzemo, aho rugeze uyu munsi ndetse n'icyerekezo rwihaye mu myaka iri imbere. Kwibohora si amateka gusa, ahubwo ni n'urugendo rukomeza rwo kubaka igihugu gitekanye, gifite ubumwe, giteye imbere kandi gishingiye ku muturage. Buri munyarwanda wese aho ari ni inshingano ze zo kurinda iby'igihugu kimaze kugeraho, gukomeza kwimakaza ubumwe no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Mu kiganiro cyacu cya none turagaruka ku rugendo rwo kwibohora, impamvu rwabaye ngombwa, ibyo rwagezeho mu kubaka igihugu, uruhare rw'abanyarwanda muri uru rugendo ndetse n'icyo bisobanuye ku rubyiruko rw'uyu munsi. Nk'uko muri kubibona imbere kuri screens zanyu, turi kumwe na Bwana Egide Ruhashya, akaba ari umuyobozi w'Igicaniro TV. Ni nawe tugiye kubana nk'umutumirwa mu kiganiro cyacu cya none. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide, ndagusuhuje cyane, nguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Ndakwikirije Muhumuza, kandi nshimira ubutumire, kandi nanone n'abadukurikiye nabo ndabaramukije, mbifuriza rero nanone ibihe byiza. Yego, nari mbikomojeho mu gutangira ikiganiro. Tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibohora cyangwa se umunsi wo kwibohora, ni ku nshuro ya 32. Ariko nakubaza nti mbere na mbere, wowe ubundi muri make uyu munsi wo kwibohora iyo usesenguye ubona usobanuye iki mu mateka y'u Rwanda? Njyewe nkanjye ubibajije, buriya nyine mfite uko mbyumva, ariko uko mbyumva buriya abanyarwanda tubyumva bitandukanye. Buri wese afite icyamukoze ku mutima, buri wese afite icyo yahita avuga umubajije icyo kibazo, ntidushobora kubihuza. Ariko njyewe icyo mpa agaciro cyane ni uko urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi nyine twibuka ku itariki ya 4 Nyakanga, nge agaciro ngaha mu kongera kugarurira abanyarwanda icyizere cyo kubaho, kuko hariho abari bamaze guhura n'ibyo bibazo bya jenoside yari ikorerwa abatutsi, hanyuma iyo jenoside irahagaritswe, ariko se abarokotse bari hehe? Ariko hakiyongeramo ikindi gice cy'abanyarwanda bari bamaze kubona igihugu, barimo batahuka, barimo bava ishyanga, bongeye kwitwa abanyarwanda. Nanone hakaba ikindi gice cy'abanyarwanda bari bari mu gihugu, barabaye ingaruzwa muheto, barabaye abacakara, barabaye impunzi mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo ni uruhererekane rw'ibyiza
byari bibayeho ku bantu bava mu bice bitandukanye ariko harimo n'abo ba rescape ba jenoside yakorewe abatutsi barimo bongera gusubizwa ibuntu, noneho abantu bongera babana bongera bareba ariko kuvuga ngo twongere tubone izuba, kuko abantu bose icyo gihe wabonaga basa n'abarimo bacya ku mubiri, barimo bacya mu maso bitewe n'iki, bitewe n'uko ibihe birimo bihinduka, kuko rwose uwo munsi ngenda wibuka mu 1994, uwo munsi w'itariki ya 4 ndawibuka neza. Nibuka uko byari bimeze, nibuka u Rwanda rwari rumeze, nibuka uko abantu bari barimo bagenda, ntugire ngo uriya mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi mu gihugu, ntugire ngo hari harimo imodoka zigenda, abantu twagendaga n'amaguru uhura n'undi, imodoka ari nke cyane, ariko harimo n'ibindi byinshi cyane bishobora kukubabaza bikagutera n'agahinda. Ari naho rero umuntu ahera avuga ati Mana ishobora byose, kubona igihugu cyaravuye hariya aho umuntu yakibonaga, uyu munsi umuntu akaba akibona aho kiri. Ni ibintu muhumuza, ibi bintu ni ibintu niba hariho abibuka icyo gihe, bakibuka iyo tariki, bakibuka Kigali uko yari imeze, bakibuka uriya muhanda umanuka mu Muhima bakagenda bakagera Nyabugogo, ukazamuka ukagenda, kuko ngiye uwo munsi ndabyibuka ko nari i Kabgayi mu gitondo cya kare, nari i Kabgayi, ariko habayeho igituma nza n'imodoka, nza ntwaye, nari ntwaye abayobozi, noneho ndaza rwose kuri iyo tariki nje muri Kigali, ndetse ndagenda ngera i Kanombe. Uwo muhanda wose rero ibyo bintu bigenda bingaruka mu maso, ibyo nabonye, hanyuma nyine n'ibyageze aho bikaba nyuma yaho, ni ibintu bikomeye, ariko ntirengagije n'ibyabaye mu matariki yabanjirije iyo tariki ya 4. ubwo ni ukuvuga ngo mu rugamba nyine rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se kubohora igihugu. So nguko uko mbibona, ni ibyishimo by'abanyarwanda bari bavuye ahantu hatandukanye ariko bahujwe noneho n'igihugu, kandi noneho ubona ko bafite amizero yuko kuva bakibonye bagiye kugikorera. Yego, nawe ngira ngo uri umwe mu bari muri ruriya rugamba rwo kubohoza igihugu, ariko wenda mbere yuko tuza no kubyinjiramo, wenda n'abadukurikiye birashoboka cyane ko bagize amatsiko, cyane ko ari ibintu byinshi byabaye, ariko waduha nk'ishusho y'ubuzima bw'abanyarwanda mbere ya ruriya rugamba rwo kwibohora? Sinzi aho nahera umbwiye ngo mbere, gusa wenda ngereranije, reka ndebe. Ubwo urumva mu 1959, aya ni amateka, ntabwo nari mpari. Abanyarwanda barameneshejwe, abanyarwanda barahunga, abanyarwanda baratwikirwa, abanyarwanda baricwa, hanyuma ari nazo nkurikizi z'ibyo byose. Nyuma yaho haje kubaho, hagati aho wenda tunavuge ko hariho ikintu bise revolution ya 1959, bajya bita rero revolution y'abahutu. Inyito yahawe n'uburyo yaje mu matwi y'abantu, nuko abayitiriye bayivuga, na interpretation yahawe, byose ni inkurikizi z'ibyagiye bikurikira mu minsi yakurikiyeho. Noneho naho independence iba ibereye mu 1962, uko iyo independence nayo yaje yitwa, n'uburyo bayisakaje, n'icyiza bavugaga kiyirimo babibwira abanyarwanda, byose byahise byica icyitwa independence. Independence ni ubwigenge, kuko hariho colonization. Ariko ese iyo independence yaraje buri munyarwanda wese ayibonamo, yumva koko igihugu kibonye ubwigenge, yumva koko ubuyobozi, kubaho uri umunyarwanda mu gihugu cyawe, noneho ubifite nk'umunyarwanda. Ikindi kandi urwo Rwanda koko rukwitirirwa, reka da, ahubwo bahise babihindura
independence ihabwa abantu bamwe, independence ihabwa abantu bamwe. Niyo mpamvu ujya kumva ndetse no muri hymne national byari birimo, harimo ibitero bateraga ukaba wakwikubita hasi mu ndirimbo y'igihugu. Harimo ibitero bavuga ukavuga uti ariko reka mbyibuke ibyo bitero vuga ubukoronize bwagiye nk'ifuni iheze gati. Hari ibintu bavagamo gatutsi gatwanaga namwe bantu. Harimo ibitero bavuga ukumva ni ibintu bikomeye. Noneho hagati aho ngaho ngira ngo hari imbwirwaruhame nyinshi zagiye zumvikana za perezida wari ugiyeho Kayibanda Gregoire, yavugaga ku mugaragaro abwira igipande cy'abanyarwanda ko rwose ibyo bitabareba. Hariho imbwirwaruhame zavuzwe n'abanyapolitike benshi bumvikanishije ko ibyo bitareba abatutsi, ndetse bakanavuga mu buryo rwose bwumvikana ko abo batutsi ubunyarwanda bwabo rwose bujenjetse, ubundi ba nyiri igihugu ari abahutu. Ibyo byarumvikanaga icyo gihe, imbwirwaruhame zirahari, ntabwo ari byo uri kubihimba. Bimaze igihe bivugwa, biri hirya no hino, umuntu ashobora kubishakisha akabyuka. Icyo gihe rero byatumaga ipfunwe riba ku bantu. Noneho haza kuza Repubulika ya Kabiri. Repubulika ya Kabiri iza igumana ibyo byari biriho, yongeraho n'ibya region, yongeraho ibyo turere. Hagati aho ngaho hakaba harabayeho ibintu bitandukanye, umuntu yavuga ko ari igeragezwa rya jenoside cyangwa se ari uburyo bwo ikintu cyose cyakomaga hapfaga abatutsi. Muri 59 nari bivuze ko bameneshejwe bagatwikirwa bakagishyanga, kandi nta gahunda yo gushakisha ukuntu bazagaruka. N'abagerageje kugaruka mu buryo butandukanye, muzi byagiye biba, bakabashyira muri parike y'Akagera, ibikoko bikabarirayo, za kagoma zikabakuramo amaso, kandi ibyo bintu bikwandika bikavuga. Muri 63 byarabaye, muri 68 byarabaye, muri 73 ibyo bintu byarabaye. Ibyo rero ni ibintu byatumaga umuntu abona ko kuko wibaza uti ya independence ariko biti ukabikweshoninga. Hariho ikintu cyabaye mu 1980, aho ekonomi y'igihugu cy'u Rwanda ya collapsinze completely. No kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu cyari gikennye cyane muhumuza. Ibi ngibi iyo mbivuga ntabwo abantu bashobora kubyumva kuko ibi byo narabibonye. Umva, nzu u Rwanda rufite kaburimbo itageze ku kilometero, u Rwanda rwose kaburimbo utateranya imihanda irimo kaburimbo ngo bigere ku kilometero kimwe. Ubwo iyo yari iri kugira ngo abantu kaburimbo yaheraga hariya kuri rompu yo mu mujyi, hariya hari ikintu cyavute uvuye mu Muhima neza ukigera hariya kuri rompu. Kaburimbo igaheraho, none ikazamuka ikagenda igaca hariya hahoze iriya ntuza kwa Rujugiro mu bahita ngwiki UTC, bigakatira hariya bigaca hariya kuri Ministeri ya Finance. Kera hahoze burya Ministeri ya Finance yabaga hano, ariko ku rundi ruhande hakaba Ministeri ya Affaires étrangères, y'ububanyi n'amahanga. Noneho hariya hari akarere habaga Presidence ya Repubulika. Noneho umuhanda ugacaho ukagenda ugacari imbere ya Marriott, ugaca imbere ya Serena, bikarangirira hariya kaburimbo yinje mu kigo cya gisirikare muri Leta Major. Ngiyo kaburimbo ya mbere. Ubwo hari muwe bikaba birarangiye. Ni ibiza 80. Yego. Noneho indi yacaga nanone hariya kuri SM ni hariya hahoze Kist.
ikaza igaca imbere ya Saint Michel, ikamanuka igacanya kari agahanda kavuga kuri Mirikoride, ikagenda ikagera haba agasantere kiritireri Franco Rwanda kabirarangiye. nyuma yaho baje gushyiraho kaburimbo ica hari ikamanuka ikagera za peyaje, ikagenda ikagera hehe. Urase wowe se ntabwo uzi kuri Rwandex, kuri Rwandex ntabwo wazi hataba kaburimbo. yego ntiwabisanze, warabisanze hariya za Kicukiro ivumbi ritumuka. yego buriya kuri za minisiteri hariya Kacyiru, nge mpazi abahigi bahiga inkwavu hariya, ku ma minisiteri hariya mpazi abahigi bagenda rwose baturutse hariya muza za Sainte Famille bakajya guhiga isha n'intuza n'ingeragere n'inkwavu hariya ku ma minisiteri. nyuma igihe kaburimbo barabanza bakatamo imihanda, hatangira gukorwa ibintu byitwaga wiki, noneho barangije bashyiraho tujye kuba tubona etaje ebyiri eshatu, nuko Kacyiru yaje. buriya aeroport ukuntu umuntu ayizi, hariya hari kuri Sainte Famille mpazi haba ishyamba. iyo umuntu yakwibaga ari mu mujyi akamanuka akinjira n'abakomando ntibajyagayo, byabaga birangiye, habagamo ishyamba riteye ubwoba. abitwaga bakazagwa, abitwaga ba Rucuro na ba Ruteruzi n'abandi, abo bantu iyo bajyagamo hari ukajyamo n'akazi kawe, byabaga birangiye. urumva ibyo bintu ni ibintu by'ejo bundi muri Kigali. ekonomi rero icyo gihe yaje kuba nabi bitewe n'iki? bitewe n'uko ikintu cyajyaga kizamura ekonomi y'igihugu cyari icyayi cyonyine n'ikawa. ariko muri icyo gihe za 80 abategetsi bikubiye ibyo bintu, barabyikubira. muri uko kubyikubira bikajya bigenda ku mazina yabo, bikagaruka wa muturage ifaranga ntaryo yafashe, yahenzwe cyane. noneho n'ifaranga ryagenda mbese bikagarukira abantu aho kugira ngo hagire ikijya mu isanduku y'igihugu. muri 80 rwose habayeho gukorapsinga kwa ekonomi y'u Rwanda, kandi nyine igihugu gisanzwe gikennye, nta amashuri yari make cyane icyo gihe, nta nganda zari zihari icyo gihe, zari nke cyane. hari isurufu ngira ngo hari umuntu yazishyira ku ntoki akabara. nta ngira ngo nkubwire ko icyo gihe nta televiziyo yabaga mu Rwanda. televiziyo ntayo. Universite yari imwe y'i Butare, habaho ikindi cyitwaga IPEN. za ambasade zari mu Rwanda rwose nazo umuntu yazi kubarera ku ntoki. muri 80 rwose ibintu igihugu cyari, abantu bari bake, igihugu nta bushobozi. hanyuma icyo kintu kiza kuba ni ukuvuga ngo na duke twazaga abatwikubiye byahise birangira. hanyuma rero ivangura ryari rikomeye cyane icyo gihe, ni nabwo nyine tujya tubivuga. buri kintu cyose cyari indangamuntu, usanga byanze bikunze kugira ngo ubone akazi bigoye, kubera ko biri mu ndangamuntu. amamodoka za plaque babasha kumenya bati uyu ni w'Igitaramo, uyu ni w'Ibutare, uyu ni w'Igisenyi, uyu ni mu Ruhengeri cyangwa Gisenyi. ivangura ry'uturere birakomera, bijya mu buyobozi bukuru bw'igihugu. kugira ngo ube minisitiri bakabanza kumenya ngo yavuye he, ntibareba ubwenge cyangwa ibyo ushoboye, ahubwo bakabanza kureba. ibi byose byari ibintu rero bigoye. ndumva ari uko nguko mbese mu magambo make nagerageza kuvuga ko igihugu cyari kimeze. yego. hanyuma rero ubwo urugamba rwo kwibohora ruratangiye. icyo gihe ngira ngo rutangira, nibyo nabwiraga abadukurikiye, nawe wari uri n'ubundi mu bari barurimo, ariko ngira ngo haje no kwiyongeraho n'icyo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yari irimo iba. ariko kugira ngo wenda umuntu utari uhari kiriya gihe, cyangwa se utarabibayemo utabizi, asobanukirwe ruriya rugamba rwaroroshye, cyangwa se niba rwaranakomeye, n'iki cyabakomereye cyane? mbanze nsobanure ko ngewe igihe nagereye ku rugamba, nahageze nibura
ngira ngo hari ibyo abajenerali bagerageje gusobanura byari bikomeye cyane, byari bikomeye. Bivuga ko rero njya kuhagera nibura umuntu yavuga ko hariho aho gukandagira abasirikare cyangwa se abatabazi niko twabyitaga basa n'ababayeho n'abiyongereyeho. Ikindi noneho na ya santimetero y'igivugwa yabonetse, ariko ibi ntabwo mbivuga nk'umuntu wari ahariho hose hari ubuyobozi cyangwa nari umusirikare muto cyane, ariko ureba wumva. Ikindi ku myaka nari mfite ushobora no kwanariza nkareba ibiri gukorwa, ibindi nkanisobanurira, hanyuma nyine umuntu ukagerageza gucishiriza. Ntabwo urugamba rwari rworoshye, kuko umuntu yarabibonaga ko ntabwo ibikoresho mu by'ukuri umuntu yavuga ngo twari dufite ibikoresho bihagije. Ntabwo umuntu yavuga ngo twararyaga ngo umuntu arye uvuge ngo urariye urahaze nk'umuntu w'umusirikare ngo bize kugutera imbaraga nyinshi ngo kubera ko urya 3 ku munsi cyangwa 2. Twaryaga rimwe kandi nabwo bitabonetse nta kibazo. Ikindi ntabwo twari abantu uvuga ngo hari barracks, hari ikigo cya gisirikare kiraha aho wiriwe ni naho urara, niba ucukuye indaki urayiraramo, niba uri munsi y'igiti urara munsi y'igiti, niba bakudiployinze mu gishanga uguraza kurara muri icyo gishanga. Niba kandi nanone umwanzi aho arimo kurebera hariya, ntibize gutuma ubasha gusubira inyuma ngo urebe ibigutunga, ubwo nyine uragumaho ngaho kugeza igihe uzabasha kubonera uwo mwanya. Ariko habagaho n'imirimo yindi itari imirimo yo kurwana gisirikare. Burya abasirikare aho bari baba bafite imirimo, hariho abasigara inyuma bagatekera abandi, hariho niba muteka nuko mukenera no kuvoma, nuko mukenera no gusenya. Ibyo byose yari imirimo ya gisirikare kandi ibafasha kubaho. Bamwe bari imbere bararwana, ariko hari ababatekera, hari abatuma ibyo bibageraho. Ibyo guteka nabyo bikeneye kwikorerwa, bikeneye kugira aho biva. Hariho ibintu bikomeye cyane ubusanzwe umuntu yavuga ko byari bivunanye, ariko kubera ikigamijwe, kubera objectif zihari, ikindi kandi kugira abayobozi baduha morale, iyo mirimo yari ivunanye ariko yarakozwe kandi ikorwa neza. Ikindi kandi hakiyongeraho iyo guhangana n'umwanzi. So byose rero byarashobotse, birashoboka. Ntabwo nakubwira ko byari byoroshye bwana Muhoza. urugamba ntabwo rwari rworoshye, ariko icyiza nuko byarangiye abantu babonye igihugu. Yego. Nyuma rero yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, waduha nk'ishusho y'ukuntu igihugu cyari kimeze, cyane cyane mu rwego rw'umutekano, ubukungu n'imibereho y'abaturage. Mu kanya batubwiraga mbere cyane uko byari bimeze, ariko noneho jenoside irabaye, irahagaritswe. Ishusho yari imeze ite, kugira ngo abadukurikiye baze kubikompara cyangwa se kubigereranya nuko noneho uyu munsi bihagaze nyuma y'imyaka 32? Ariko ibi bintu nk'ubu iki kibazo cy'ikimbaza, mise nibuka ko bigeze kwibaza ko ahubwo byaba byiza igihugu bagiye bacyomeka ku bihugu duturanye, bakajya bafata igipande bakacyegeka ku Burundi, ikindi bakacyegeka kuri Tanzania, ku Uganda, ikindi kuri Congo. Kubera iki? Kubera ko nta gihugu cyari gihari. Ubwo ya mihanda bayishenye, bayimaze, sibyo? Icyo gihugu nta mazi, bagiye hariya muri operation do, hariya ni Kabusunzu harya, cyangwa ni Kabusunzu hariya batunganyiriza amazi. Yego, Kimisagara. Baradeturiza zirya mashini ziyungurura amazi, barazimanyagura. Bivuga ngo umujyi nta mazi yarari.
electrogaze bari bashwanyaguje, icyo gihe niko yitwaga, yatangaga amazi n'umuriro, bari babishwanyaguje. Insinga n'amapironi babishwanyaguje. Kigali nta matara yararimo. Ariya amabuilding ubona bari bayashwanyaguje. Za banke zose kugeza kuri banke nationale amafaranga bari bayatwaye, habe n'urumiya rwari rurimo. Reserve, ibintu bya reserve naturelle, ibintu byose bishobora gufasha igihugu batwaye. Radio bayikoreye, ubwo ni Radio Rwanda vuga. Ibitaro babitwaye. Imodoka za leta zose, buriya muri pose chaussée, muri minitrape za fonction publique, muri mijema babitwaye. Ibya gisirikare byose no kuvuga ngo babitwaye. Urambwira ngo icyo gihe cyari igihugu ki? Nta gihugu cyari gihari. Noneho nta soko rirema, nta umuntu ahahira. Uzi ko wagendaga, ndabyibuka, uzi ko twagendaga tureba mu kirere ngo urebe aho ipapayi ryeze. Uzi ko twagendaga tureba mu kirere ngo urebe aho ipera ryeze. Uzi ko twagendaga mu bigo by'abazungu aho ngaho mu bipangu, ugenda ureba uraruzamo ibintu mu ngo kugira ngo bashe kubaho. Ubwo hagati mu muhanda imbwa zirirukankana amaboko y'abantu, imbwa irirukankana agahanga k'umuntu, ukabireba ibyo bintu bikagusiga, kubera ko imbwa zari zarakunze kurya imibiri y'abantu, zajyaga zishaka no kurya abantu bazima. Wari uzi ko ntabwo mone ifaranga ntacyo ryakora icyo gihe, n'uwari urifite ntacyo ryakora, wari kurifata ukarikoza iki? Nguko uko igihugu cyari kimeze, cyari ibintu bitashoboka. Kandi ubwo mu baturage aho ngaho, fari iri aho ngaho yihishe mu baturage, interahamwe ziri aho zihishe mu baturage. Abacitse ku icumu bakifite ibikomere, bakigize gute, hari abakihishe bakiri mu mazu batanazi n'ibyabaye. Abavuyeyo babuze aho bavurirwa. Abantu bashobora kuvura bonyine ni igisirikare cya RPA. Abantu baragerageza gutahuka bagasanga iwabo barahashenye, nta wabo hagihari. Abari gutahuka bava mu bihugu bitandukanye bavuga bati igihugu kirabonetse, ntaho bafite baba, ntaho bari kujya. Imiryango yabo bayishe, abo bibazaga ngo barabasanze. Hanyuma naho kujya kuba wavuga ngo ndabaha, amazu ntayo barayashenye. Ingabo za RPA zatabaye zikaba zitaraguye ku rugamba, baragarutse basanze ababyeyi n'abavandimwe babo barabishe. Imijinya iragera hano. Ariko discipline barababwira bati muramenye. Frustration ni nyinshi. Urabona umuntu ufite imbunda, wagiye ku rugamba, uragarutse abawe urababuza. Kandi uwishe so yambaye ikoti ry'uwishe so, uramubona aho ari, ikoti rya sara ryambaye, umugore we yambaye igikwembe cya nyoko. Amakadre y'amafoto y'iwanyu bayabivanyemo, bashyizemo ibyabo biri mu nzu. Amabati y'iwanyu niyo basenyuye, bubatse iyindi nzu iruhande bakoresheje amabati y'iwanyu. Niba mwari mufite imodoka ikagucaho ubona uyitwaye. Ibyo bintu byari ibintu biteye ubwoba muhumuza. Muri icyo gihe ukuntu ibintu byari bimeze, byari ibintu biteye ubwoba. Urumva? Ariko Mana ishobora byose, iyo umuntu arebye icyo gihe, hari abantu bagira Imana batabonye ibyo bintu. Kuko uyu munsi kubibwira urubyiruko ko igihugu cyageze aho ngaho, hanyuma uyu munsi umuntu akaba afite igihugu abona, ni ibitangaza. Ariko ni n'amahirwe kuri twebwe twabonye ibyo ngibyo. Uyu munsi tukaba tubona ko igihugu gihagaze, kugira ngo mu by'ukuri ugire icyo ubwira abantu, cyangwa se uwe wakwibaza ko icyo gihugu ushobora kugikura mu maboko y'abantu muri ubwo buryo nanone ngo cyongere gisubire hariya. Ibyo bintu birakomeye.
birakomeye, harimo impanuro zikomeye cyane. yego. Hanyuma rero naho nari ngiye guhita nerekeza uyu munsi hari ibyo tubona, urumva ko igihugu cyasaga nk'igitangiriye kuri zeru, jenoside yakorewe abatutsi ikimara guhagarikwa, ariko wasobanura ute nk'umunyarwanda uruhare rw'ubuyobozi bwiza mu iterambere uyu munsi tubona igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho? Birakomeye kubivuga, birakomeye kuko ubura aho uhera, ariko umuntu ashobora kugerageza wenda ukareba nka ekonomi y'igihugu uyu munsi ukuntu ihagaze, ukareba kuba ubukene ku muturage n'imibare irabigaragaza. Iyo urebye ukareba icyo gihe nta business n'imwe ikora, nta business n'imwe muri 94, nta business n'imwe yari ihari. Ukareba uyu munsi ukuntu igihugu gihagaze muri business, ukareba companies zihari, ukareba abantu bikorera, ukareba abashoramari baza mu gihugu, ukareba amafaranga bashora, ukareba partnerships zihari between igihugu cyacu n'ibindi bihugu, ni ibintu biteye ubwoba mu gihe kingana n'imyaka 30. Ni ibintu biteye ubwoba. Ibyo byonyine urabireba ukumirwa. None ibyo byose mu buyobozi bwiza, kuko ubuyobozi bwiza budahari ntabwo ibyo byose byashoboka. Corruption, ruswa. Kuba igihugu cy'u Rwanda kitagira ruswa bituma ibyo byose bibasha gushoboka. Iki nacyo ni ikintu gikomeye. Hanyuma Bwana Muhumuza, ibintu bya mituweli y'abanyarwanda, ariko uzi ko ibintu byananiranye no muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Obama care yaraje bashaka kuyishyiraho ngo barebe ko yakora, ariko byarananiranye, ntabwo Obama care yabashije gukora, nubwo yari yatekereje ibintu byiza. Ariko ibi mu Rwanda urabona ko bikora, urabona ko bifasha abantu, urabona ko ndetse ibintu byerekeranye no gusapotinga abana na ba nyina mu gihe cyo kubyara ari ibintu bikomeye. Iyi health care kabisa, n'ibi ngibi byo kuba abanyarwanda barazamuye ikigero cyo kubaho, donc imyaka expectation, imyaka abanyarwanda bamara, ni ikintu nacyo kintu gikomeye cyane. Hariho justice, ubutabera n'ubuyobozi nyine kubasha kugeraho ubuyobozi kugera ku muturage. Ibi nabyo ni ibintu bikomeye. Hanyuma ikindi kintu gikomeye ni reconciliation yabaye, kubasha kuba barakoze biriya bintu bya gacaca, ntabwo byamaze igihe, ese byari kuzamara imyaka ingahe kuba barabikoze, ababarirwa bakababarirwa, abahanwa bagahanwa. Uyu munsi barimo bararangiza ibihano, barimo barajya mu baturage, barimo barataha, barajya kubana n'abandi banyarwanda, kubanisha abanyarwanda. Biriya bintu bya gacaca byafashe ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ikintu ntashobora kwibagirwa, kuba identite y'u Rwanda uyu munsi itakirangwamo amoko, kuba barakukuyeho amoko hakabaho ndi umunyarwanda, ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye, ni nayo nkingi ubu ngubu ikomeye ituma abanyarwanda tubana. Hanyuma nta hantu na hamwe ubu ngubu uretse mu identite, nta hantu na hamwe ubu ngubu ikintu cyerekeranye na etikete y'ubwoko cyaba kigikora mu Rwanda. Ibyo ntibikibaho, urumva. Ibi rero ni ibintu rero abana babaho ngubu babaho neza. Muhumuza, iyo uza kuba warabayeho muri biriya bihe, sinzi aho wari kujya unyura, kubera ko aka kantu turagahuje. Bagakubise ikibuno cy'imbunda inshuro nyinshi, kandi bagakubise ikibuno cy'imbunda ubura umwuka ukikubita hasi, kuko barakubazaga bati nta gaki wamize, kandi utari bubashe kugasobanura. Bakakubwira bati rero kamire, ntabwo ari kuvuga ngo utakamize. Iyo utakamize bigenda bite? Reka byihorera. Ikindi kintu rero cyari gikomeye Muhumuza ni iki, nako ubu ngubu gikomeye nanone abantu bagenderaho, ni kuba ibitsina byose bibasha kuba, yaba ubuyobozi, yaba mu nshingano runaka. Gender equality irakomeye cyane.
abanyeshuri b'abana b'abakobwa bariga mu buyobozi, abadamu barimo mu gisirikare, abadamu barimo mu nzego zifata ibyemezo, abadamu barimo ndetse ku rwego ahubwo hari aho baruta abagabo. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane umuntu agomba kwishimira kandi agomba no kuvuga. Hari byinshi byabayeho, umuntu ashobora kubyenemera icyuya kikakurenga, urumva. Ubwo rero ntabwo nagiye muri infrastructure ibyo abantu tubonesha amaso, ntabwo nagiye mu bintu birebana na tekinoloji, ntabwo mvuga ko ubu ngubu mu Rwanda ikintu cyerekeranye na internet ari ikintu gikomeye cyane ubu ngubu, ntabwo mvuze ko mu rwego rwa gisirikare ibintu bya peacekeeping ahantu hatandukanye ari ibintu tubona, ntabwo kuvuga ko abana babona buruse bakajya kwiga mu bihugu byose byo ku isi kandi bakagaruka bagakorera igihugu. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, urumva. So hari byinshi byo kuvuga, ubwo n'abandi bazagenda banyuragera muri comment, ariko ibibashe kunzamo n'ibyo. Yego, hanyuma ukomoje ku rubyiruko rero ngiye kubaza ni urubyiruko uyu munsi wa none utekereza ko rufite ruhare ki mu gukomeza kubaka no kurinda ibyagezweho, ndetse unatekereza ko ari ayahe mahame urubyiruko rukwiye gukomoraho mu rugendo rwo kwibohora uyu munsi turi kuvuga ndetse tugiye kwizihiza nyuma y'imyaka 32? Urakoze cyane mu urubyiruko rw'u Rwanda rufite amahirwe ya mbere rufite ni uko ruri gukorera mu gihugu kirimo umutekano. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu bakwiye kujya baha agaciro, kandi muri uko guha agaciro urubyiruko rukumva ko ayo mahoro rufite bagomba kuyaharanira. U Rwanda rufite benshi batifuza ko ruba urwo ruri uyu munsi. Hariho abenshi badakunze ko u Rwanda uyu munsi nyuma y'imyaka 32 ruhagaze uko ruhagaze. Hari abakifuje ko twakabaye turi uko byari bimeze muri 94, ariko u Rwanda kubera ubuyobozi bwiza rwarabyanze rurakora. Uyu munsi dore aho ruri. Urwo rubyiruko rero rumenye ko abantu baharaniye ibyo bintu, baharaniye ko ruba uko ruri uyu munsi, ari abari urubyiruko icyo gihe. Ikindi kintu gituma mvuga ko urubyiruko rufite amahirwe hejuru y'uwo mutekano bafite, ariko bafite n'ubuyobozi bubakunda, ubuyobozi butekereza ibyo bashobora gukenera. Burya umuntu kuzanira ikoranabuhanga, akakuzanira ibikoresho bituma rya koranabuhanga urikoresha nyine, akakuzanira ababikwigisha n'abagusobanurira kuri buri rwego urwo ari rwo rwose, urubyiruko rufite amahirwe kuko baba barutekereje. Ikindi ni uburyo babahugura. Buriya kiriya kintu cyo kwihangira imirimo ni ikintu gikomeye cyane, kuko urubyiruko bararubwira bati se reba urubyiruko uko mungana, mbere y'uko mutekereza ko leta igomba kubaha akazi, ahubwo mwebwe nimutekereza ibyo mushobora gukora, ahubwo wenda nyuma abandi bazaze bajya muri. Kandi igihe bamaze kubibasobanurira, urabona ko urubyiruko rwagiye zahora rurabyumva, rwinjira mu bintu bitandukanye. Uyu munsi ruritunze, uyu munsi ndetse barabona n'amafaranga menshi, ariko barabashyiriyeho ibigega, babashyiraho ibigo bitandukanye byo gukurikirana urwo rubyiruko no kurufasha. Abantu gushyira hamwe, kubigisha gukorera hamwe, kubigisha kujya mu matsinda kugira ngo babashe kugera kuri byinshi. Ikindi ni uko urubyiruko rw'u Rwanda rukwiye kwigira ku mateka, y'igihugu cyacu, rukayiga, rukayamenya, rukayabwirana, kugira ngo aya mateka rwose habayeho ikintu cyatuma hari ababongorera, hari abababeshya, icyo gihe bakavuga batoya amateka yego ntabwo twayabayemo ariko turayazi, ntabwo rero twakwemera ko igihugu cyacu gisubira muri ibyo ngibyo. Ikindi ni ikintu gikomeye cyane cya ndi umunyarwanda, no gufatanya bagakundana, mbese bikabumbatira ya ndangagaciro y'umunyarwanda. Iki ni ikintu nacyo gikomeye. Indangagaciro ni ikintu bakibigisha buri munsi, niyo mpamvu habaho
ibihuza urubyiruko bitandukanye aho bahura bakajya kwiga bakahura n'abayobozi batandukanye bakabigisha kugira ngo babashe kumenya neza buri kintu cyose. Ikindi ni umuco nyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda, inkingi y'uwo muco. Ibyo byose ni ibintu ngira ngo ni urubyiruko rufiteho amahirwe. Ariko ntabwo narangiza kugira icyo mvuga kuri ibyo mbajije ntavuze urubyiruko ko rukwiye kwirinda ibiyobyabwenge. Rwose umva, ibintu by'i Burayi, ibintu byo mu bihugu biri develope n'iki byose ni byiza kubyigana, harimo ibyo umuntu akwiye kwigana, ariko ibirebana na drogue, ibirebana n'urumogi, ibirebana na drogue zitandukanye, ibirebana ibiyobyabwenge yewe n'inzoga zikabije n'iki, urabona ko mu Rwanda bashyizeho amasaha, ibintu byo kuvuga ngo tunywe lesi, ibintu byo gucekinga ibintu bya alcohol test, bakavuga bati abantu ntibareke gutwara banyweye n'iki. Ni ukuvuga ngo haba hari ikibazo. Urubyiruko rero ni rwirebe, rwikunde, rwibone ejo. Urabona u Rwanda rwashyizeho vision 2020. Urabona vision 2020 ijyaho abantu baratanga baravuga ati ese birashoboka. Bakora rwose shema, bazana ibishushanyo mbonera babishyira hano n'iki byose. Ubu se koko ntago bareba ko iyo vision 2020 yagezweho kandi umuntu yaribazaga ngo bizashoboka. Ubu rero vision 2050 uru rubyiruko nirwo ruyirimo, ariko se bizakunda nyine habaho ibyo byabwenge? Nibabyihorere, nibabireke, nibakunde igihugu, nibikunde, kuko iyo wikunze ubu ukunda abawe, ukunda umuryango mugari kandi nyine bigera bikaba igihugu. So ndumva rero aricyo navuga ku rubyiruko, ariko cya mbere nsindagira ko ari abanyamahirwe, bafite ubuyobozi bwiza kandi bafite n'umutekano w'aho bakorera. Yego, tugana ku musozo rero, ukomeje ku rubyiruko, ariko hari abanyarwanda kandi uyu munsi noneho tuvuga ko ari intara 6, ubwo ni enye n'umujyi wa Kigali, ariko iya 6 ubwo birumvikana ni muri diaspora. Hari abanyarwanda nabo bahari, ariko hari n'abari imbere mu gihugu. Ubutumwa bwawe wasorezaho ku ruhare rwa buri munyarwanda rukwiye kuba uruhe mu gukomeza kubungabunga iby'igihugu kimaze kugeraho? Muri makeya, ubutumwa watanga mu kwizihiza ku kwibohora twinjiyemo ku nshuro ya 32 ni ubuhe? Abanyarwanda bose ndabanza mbifurize umunsi mwiza wa Liberation Day, umunsi wo kwibohora, nyine twizihiza ubu. Ariko noneho nk'icyo rumbajije ku badiaspora, abadiaspora burya nk'uko tujya tubivuga ku isi yabaye umudugudu, buriya rwose abanyarwanda batuye muri diaspora umutima wacu rwose uba mu Rwanda. Dutuye mu bihugu duhahiramo, ariko umutima wacu uba mu Rwanda. Usanga rero dukurikirana umunsi ku munsi ibibera mu Rwanda. Nta kintu rwose abanyarwanda bari mu Rwanda baba badusumbije cyane, uretse ko bo bahari n'imibiri yabo. Ariko usanga rwose twebwe amakuru turayabona, ibigenderwaho leta yifuza ku banyarwanda natwe niko bigenda. Nkaba gusa nasaba ababyeyi barerera muri diaspora ko nabo babikora batyo, kugira ngo abana turerera hano muri diaspora nabo babashe gukurikira neza ibibera mu gihugu, kubakundisha igihugu. Buriya abana baratugora cyane, kuko umwana umaze umwaka atajya mu Rwanda, umwana nyine uba uri hano ukazasanga inshuti ze ni abanyamahanga, ni abo bigana. Hari igihe usanga rwose ashobora kwidetasha kuri culture, umuco nyarwanda, ururimi rukamucika, rwamara kumucika akagira complexe yo kujya mu banyarwanda kubera ko ataza kuvugana nabo, ataza kumva ibyo bavuga. Ndetse noneho kubera n'icyo kintu ugasanga n'ibyo umutwayemo iyo ubishyizemo ingufu ukavuga uti tugende, ugasanga agiyeyo kukubaha nk'umubyeyi cyangwa se kugutinya, ariko kubera ko rwa rurimi atarwumva, kubera ko ibyo muza kuvuga ataye bubyumve, ugasanga nta kikimukurura. So ababyeyi rero dushyiremo imbaraga, dushyiremo ikintu gituma abana bakunda iby'iwabo, bakundisha umuco nyarwanda, imbyino bazumve, ururimi baruvuge. Hanyuma
imana idufashije rimwe mu mwaka ukamugeza mu gihugu cy'u Rwanda ni iki. Ntushobora gukunda ikintu utabona, ntabwo byakunda. Ariko niba ugize amahirwe ukahagera, umwana mwereke, musobanurire, mwereke aho wavukiye, mwereke kwa sekuru, mubwira amateka. Iyo uri kumubwira amateka rero ukayamubwira unayamwereka, hari icyo agarukana, hari icyo asigarana muri rwa rugendo yagiyemo. Ubutaha iyo agiyeyo aba afite aho ahera. Hariyo ziriya ngando zirimo ziba abana babishoboye, ababyeyi babishoboye bakohereza abana, ibyo byose birabigira akamaro. Ikindi ni uko hano muri diaspora buriya kubera nostalgie, kubera urukumbuzi, kubera iyo wasohotse mu gihugu nostalgie irakwica, nibwo ukunda iby'iwanyu, nibwo ubikumbura, nibwo niba ari ibiryo ushaka kubirya, niba ari imyambaro nibwo ushaka kuyambara. Uzareba abantu baza bavuye muri diaspora, ntawe usubira ajya adatwaye made in Rwanda, ari amashati cyangwa se imikenyero cyangwa ikintu cyose, flags z'u Rwanda, imitako yo mu Rwanda. Ubu winjiye mu mazu yacu usanga twebwe twarashyizemo ibintu byo mu Rwanda. Ibi byose ni ibintu bituma nostalgie kwica, noneho ibyo byose bikaba. Akaba ariyo mpamvu rero umuntu icyo kintu wagikoresha nanone muri bwa buryo bwo kwedika, bwo kwigisha abana bacu. Tukanababwira rero ko igihugu cyacu mu mateka umuntu abereka aho kiba cyaravuye n'aho kigeze, kugira ngo bumve akazi gakozwe. Ariko hejuru y'ibindi ukamubwira ko hari abadakunda ko ibintu bimera uko bimeze. Kubera ki? Kubera ko hari benshi bifuza kubisenya, hari abanyeshyari. Iyo tuvuga ngo urubyiruko kumva ko ibyagezweho aribo bazabisigasira, ni ukuvuga ngo ntihazagire uza ngo ibyo byagezweho abisenye, yice ukubana kw'abanyarwanda, yice ndi umunyarwanda, yongera azanemo amoko. Ejo bundi tuzongere tubone indangamuntu ziragarutse zirimo amoko. Ejo tuzajye kubona tubone umuntu baravuga ko umunyabutare ari we muntu ukomeye kurusha umunyagisenyi, cyangwa umunyagisenyi ari we ukomeye kurusha umunyakibungo. Ibyo byose ni ibintu bikomeye. Bwana Muhumuza, wari uzi ko mu Rwanda twigeze kubaho? Urabona ko umuntu yiga ikiburamwaka niko babyita, ukiga primaire, ukiga secondaire, ukajya muri universite, ukagira degree yawe, ukajya masters. Wari uzi ko kubona passport byari bigoye kurusha kwiga ayo mashuri yose ukabona masters, kugira ngo uzabone passport y'igihugu? Byari ibintu bikomeye. Ubu uyu munsi umwana w'urubyiruko aragenda akajya ku irembo agasaba passport, nyuma y'icyumweru bakaba baramushubije, agafata passport akajya aho ashaka. Izo zari indoto z'umusazi kera, ntabwo byabagaho. Ni ibintu ushobora no kubwira umuntu ukavuga ati mu gihe kingana gutyo. Abana bumve rero ibyo bintu ntabwo bibaho. Ndakubwiza ukuri, abantu basohokaga mu Rwanda twari tubazi, bari barwa. Umuntu niyo wumvishe ngo umuntu yagiye baravuga uti birashoboka. Byari ibintu biteye ubwoba. None uyu munsi ibintu byose ni ikoranabuhanga, kuko ni ikintu wemerewe. Ujya aho ushaka igihe ushakiye, upfa kuba ufitiye ubushobozi. Urubyiruko rwumva agaciro k'ibi bintu. Hari ibintu byinshi cyane mu Rwanda bikorwa, umuntu ashobora kwibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Tubibona nk'ibitangaza, twebwe tubibona nk'ibitangaza. Ngo hari ibintu bibaye mu gihugu ngo runaka, igihugu cy'u Rwanda cyohereje indege gukora Abanyarwanda. Ibyo ni ibintu bitabaho. Ni ibintu duha agaciro kadasanzwe. Urubyiruko rero ibi ngibi babyigiremo, bamenye igihugu ukuntu kibakunze, bamenye igihugu ukuntu kibaha valeur, nabo bahe igihugu valeur kandi bagikundishe abandi. Kuko iyo
ufashe umuntu mukorana wo mwigana ukamubwira u Rwanda akazarusura akagira gute, hari igihe hazamo kurukunda akazaza kwinvestisa mu gihugu kandi byagiye bigaragara inshuro nyinshi. Ibi ni ibintu nabyo bikomeye. Hanyuma ndarangiza mvuga ko abantu bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, abantu bavuga nabi ubuyobozi, urubyiruko muri benshi, urubyiruko mushobora kuvuga ijambo ryanyu rikagera kure. Nyabuna ni muvuge ukuri. Uyu muntu basebereza igihugu, uyu muntu basebereza ubuyobozi, ni mumusubize, ni muvuge ukuri kuko ukuri kurahari. Waravuga ibinyoma mwege murahibereye, hari ukuri guhari. Ni mukuvuge, ni muhakane, ni mwange ibyo bababwira, kuko icyo bagamije ni ukuducishamo, ni ukuduteranya, icyo bagamije ni ukugira ngo babone turyana, kandi tumara kuryana bo bazajya hariya bisekera. Ariko ndahamya neza ko ibyo ni ibintu bitazigera bibaho. U Rwanda rugeze kure, abanyarwanda bageze kure mu bitekerereze, bageze kure mu myumvire. Ikindi kandi ndahamya neza ko igihugu cyabo bagikunda, bakunda n'ubuyobozi bafite. Ndumva ariko narangiza gusubiza mu nzu. Urakoze cyane Bwana Egide, reka ngushimire cyane ko wemeye ko tuganira, hanyuma ubwo mbwire n'abari badukurikiye ko ari aha dusoreje ikiganiro cyacu. Bwana Egide Ruhashya, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye nanjye cyane Muhumuza, kandi namwe mwese mwadukurikiye ndabashimiye. Yego yego, ibiganiro byacu rero nk'ibisanzwe nakagaruka, muraza kuduha namwe wenda ibitekerezo ababishobora munyuze aho hasi muri comments. Naho ubutaha rero mukomeze mugire ibihe byiza.